Muraho neza, nitwa Uwimana Patricie, nkaba ndi umwe mu borozi b'amatungo magufi bororera mu karere ka Rutsiro, umurenge wa Rusebeya, akagari ka Mberi, umudugudu wa Marimba. Bahaye karibu mu kiganiro cy'uyu munsi kwa kabiri ku itariki 20 z'ukwezi kwa munani 2024. Turi mu kiganiro cyerekeranye n'ubworozi bw'ingurube, twibanda cyane ku mirire y'ingurube. Akaba ari ikiganiro twatangiye mu kwezi kwa gatandatu, ndavuga imirire y'ingurube kigizwe n'ibice bitandukanye. Abatarashoboye kubibona nabagira inama yo kubireba kuko bizabafasha kumva neza ikiganiro ndimo ntanga nonaha, ariko niyo mwaza byumva nta kibazo, bikazanabafasha kandi gukomeza kumva no gusobanukirwa ibiganiro nzatanga vuba. Abashyashya rero mbahaye ikaze kuri uru rubuga, mwumvishe uwo ndiwe, hanyuma mukande kukazogera munaniyandikishe kugira ngo mushobore gukurikirana ibiganiro byerekeranye n'ubworozi bw'amatungo magufi. Navuga ingurube, ihene z'ubwoya, intama, amapanya, inkoko, ubworozi bw'amasazi, ubuhinzi bwa hydroponic fodder. Ni ibintu tuzagenda tureba, dukomeza kureba, dufashanya kugira ngo dushobore kwiteza imbere. Hanyuma rero uyu munsi, ikiganiro cy'uyu munsi kiribanda ku kugaburira ingurube nta bipimo. Ni akahe kamaro ko kugaburira ingurube nta bipimo? Ni izihe ngaruka mbi zo kugaburira ingurube nta bipimo? Abahanga batubwira ko, mbere ko kumeza ku bahanga, reka manze masobanurire iyo umuntu avuze ngo kugaburira ingurube nta bipimo bivuga iki. Kugaburira ingurube nta bipimo, umworozi afata ibiryo yaba mu ibasi, yaba mu kibuni, yaba mu gice cy'ingurube, akagenda agashyira mu ngurube ze. Hakaba harimo ibiryo amasaha 28 kuri 28, ku buryo ingurube zibirya uko zishakiye, ku buryo ingurube zibirya igihe cyose. Ingurube zikarya ibiryo zishatse, ibiro zishatse, zikaba zabibyiniramo, zabigangamo, zabyivurugutamo, ziba zibitama n'ibyazo. Ikiraro cy'ingurube harimo ingurube, harimo n'ibiryo amasaha 28 kuri 28, zirabikoresha icyo zishaka n'igihe zishakiye, zirye ibyo zishaka n'igihe zishakiye, nta mihangayiko. Ni ukugaburira ingurube nta bipimo. Ni akahe kamaro rero ko kugaburira ingurube muri ubu buryo? Abahanga batubwira ko hari akamaro gakomeye cyane cyane ku twana tw'ingurube, kuko utwo twana turarya tugahaga, utwana tugakora vuba, utwana tukabyibuha, nta stress, nta mihangayiko, tuba twabonye iby'ingenzi kandi tukarya uko dushatse. Kandi kamaro kandi ni uko ku ngurube yonsa, imbere yanyu murahabona ingurube nini n'akana kamwe kanini. Ubusanzwe ingurube ni itungo ribyara abana benshi, kubyara abana 10, 20, ariko rishobora no kubyara akana kamwe, cyane cyane nko mu gihe cyo gutera intanga, aho aborozi benshi dufite ikibazo cyo kumenya umurindo w'ingurube. Tuzabireba mu minsi iri imbere. Ndashaka kubamenyesha yuko ingurube yanjye, nubwo hari ifoto y'ingurube ifite akana kamwe, bishoboka. Igihe rero ingurube yonsa, ikaba ifite amahirwe yo kubona ibiryo amasaha 28 kuri 28, ari ibiryo biri mu kiraro cyayo, ingurube irarya igahaga. Iyo yahaze ishobora kubona amaguru y'ingurube ahagije, igatunga utwana yonsa, kandi ikaba ifite imbaraga, ntaba ari intebwe. Ikaba ishabutse nk'umuntu wariye agahaga, wariye indyo yuzuye akarya agahaga, kandi noneho akarya ntawe wari kubirwanira. Akarya ibyo ashaka, akarya uko ashaka, ntawe umuhagaze hejuru. Kandi kamaro rero batubwira ku byerekeye no kugaburira ingurube muri ubu buryo, kuko nta stress. Nkatwe dutuye hafi ya Kiliziya Gatolika yo ku Gakeri, ntabwo twegeranye ariko n'umusozi, imisozi yegeranye. Aho ingurube zacu ziri gusakuza, zisakuriza padiri, zigasakuriza abakirisitu be. Twegeranye n'ibitaro, izo gusakuza zishobora gusakuriza abarwayi, zishobora gusakuriza n'abaganga. Ni ku musozi, tuba dutegeye no ku musozi. Ni ukuvuga ngo ni imisozi ibiri dutandukanyije n'umugezi witwa Nyamakanda. Rero iyo tugiye kugaburira ingurube, zirasakuza. Muri uko gusakuza bizitera stress, ariko ugaburira ingurube muri ubu buryo, ingurube ntabwo zisakuza.
kuko ibiryo biba bihari. Ingurube ntabwo zirwana, ziri kurwanya ibiryo kuko ziba zabonye ibiryo bihagije. Ingurube ziba zifite umutuzo, kubw'izo mpamvu rero ugasanga stress yabaye nkeya. Ubusanzwe ngarutse ku buryo dusanzwe dukoresha aborozi muri rusange, tuvuge niyo warashyizeho gahunda yo kugaburira ingurube saa moya, saa sita, nimugoroba, kubagabura 3 ku munsi, cyangwa se kubagabura 2 ku munsi, saa moya, ubwo ndavuga amasaha saa moya ashaka kuba na saa 2 na nimugoroba. Iyo ingurube zawe wazimenyereje amasaha yo kurya, iyo isaha igeze zirabimenya. Ubwana bugasakuza, za nyina zigasakuza, amasekuruma agasakuza, zose zigasakuriza icyarimwe. Noneho wabona no kuzihereza ibiryo zizengurukaho. Nubwo zimwe ziba zabonye ibiryo, hari ukuntu ubona ingurube zitekereza ko mugenzi wayo ari kwirira ibiryo biryoshye kwirusha. Ugasanga irazengurutse bivuye nk'ahangaha, igihe nk'ahariya, zirabyiganye, zirashakuje. Urumva rero ko icyo gihe zishobora no kurwana, nubwo ingurube ubundi ari itungo rituje, ariko zishobora kurwana kubera ibiryo. Icyo gihe rero iyo uzigabura muri ubu buryo mvuze, bwa buryo bwo guha ingurube nta bipimo, guhingura ibiryo nta bipimo, bituma zitarwana, bituma zidasakuza, bituma zidacurana, bituma zitabyigana, bituma zitagira umuvundo, kandi noneho zikabyibuha. Waba uri korora nk'utwana utegereje ko nitugira amezi 4 uradushyira ku isoko, iki gihe tukagera ku mezi 4 dufite bya biro, bituma ubona amafaranga ahagije. Wavuga uti wenda zizabagwa, nzazigurisha zifite amezi 7, 8, 9, zikagera kuri ayo mezi wenda zageze ku 100, ukazigurisha abashe bakabona izo batamira, abakunzi b'akabenzi bo mu gihugu tutuyemo, bari mu Burundi, mu Rwanda, mu Bugande, bagahita babona akabenzi bakarya, kubera yuko ingurube ziba zabonye ibiryo, ziba ziri mu biryo, zikarya ibyo zishaka, zikabirya uko zibishatse n'igihe zishakiye. Rero aka kari akamaro ko kugaburira ingurube muri ubu buryo. Hakaba harimo noneho no kwiyongera ibiryo, nari nabivuze, kuko zirarya, zigatuza, zigasinzira, zamara gukanguka zikagenda zikarya, zamara kurya zikongera zigasinzira, bya biryo bikiyongera. Umworozi rero nawe akaba azi neza yuko nazishyira ku isoko arahita abona amafaranga. Tukaba turangije rero ku byerekeranye n'akamaro ko kugaburira ingurube ibiryo udakoresheje ibipimo, utabazenga ibiro 2, ibiro 3, ingurube ifite amezi angahe, ingurube bya byiciro twagiye tubona utabyitayeho. Ubutaha rero tuzareba ingaruka mbi zo kugaburira ingurube nta gahunda, nta bipimo. Ni izihe ngaruka mbi nawe ushobora gutekereza ingurube ishobora kugira mu gihe yariye muri ubwo buryo? Murakoze rero, mwari kumwe na Uwimana Patricie, naho ubutaha nkaba mbifurije kugira ishya n'ihirwe mu bworozi bw'amatungo yanyu magufi. Nabifasha kwinjira muri uyu mwuga, nabagira inama yo gukomeza gushaka ubumenyi kugira ngo nimutangira bwose muzatangire mufite impagarike n'ubugingo. Imana ikomeze ibarinde, naho ubutaha, ciao.